byinshi bibera mu tubari mwese mwatwo tubari nago bishyurwa nose basoraye hano mu Rwanda iyo isi industry y'umuziki wese iyo ikintu giharaye kuririmbwa ari ibiyobyabwenge hano turayoboka iyo haraye kuririmba ubusambanyi hano turayoboka ariko iyo igihugu kivuze ati mukangurire abanyarwanda kwitabira inkingo za corona nta muntu uririmbira iyo ndirimbo abo bantu niba ushaka kwita industry ariko abantu baca mu gitondo akarema indirimbo ati duhurire mu rugo saa moya burongore buke akarema indirimbo ati njyewe ntundengeranye na buriya busore ati nsinzenguruka rimwe ndatinda kandi nayo kuzumva hano izo ndirimbo hari indirimbo usinzenguruka rimwe ndatinda hari indirimbo platini ni indirimbo platini na TMC we yaravuze ngo sinzabiba nk'imfizi ya komine ariko nzabikora nivuye inyuma ngo papa wanjye yamaye igare ngo niwe cyariho unyonga icyo nshaka kukubwira ni inzu ya platini bo bavuze ngo nzabikora nivuye inyuma noneho bivuye inyuma koko usa ntabwo yayibonye ukuntu bivuye inyuma kuri madamu we si bo biririmbye ngo ntabwo sinzi ngo ntabwo zakora iki ariko nzabikora nivuye inyuma bivuye inyuma ku mugore noneho nk'umwana wenda mico nabyara umwana we noneho bakamunyonga nk'igare urashaka ko nkurya k'inyuma kandi ndashaje iyo ni message mushaka si umwana wa Bruce Melody ejo bundi noneho bazaba barimo kumutera ku k'inyuma noneho birebe ko atari we wabyigishije reka barakubwira ngo iyo wiba uhetse uba wigisha mu mugongo uko bigenda ariko turacyabyishimiye ngo ni byiza ntacyo bidutwaye fine i Burundi bo babikatiye n'ahandi wenda bazagenda babikatira ariko si ikibazo mfite aho ngaho wenda sinzi niba n'abamvanzi aho ngaho i Burundi bakatiye zira ndirimbo z'inyarwanda gusa cyangwa n'iz'i Burundi n'iz'ahandi no mu bindi bihugu erega no muri Amerika ntabwo byemewe nuko twebwe tubyibeshyira ngo tuziremewe na nyuma ya 90 muri 2001 cyo gihe haba ni 2000 haba cyo gihe cya World Trade Center nyuma yaho ngo bitewe n'ukuntu abantu bagize ubwoba ntabwo byari byemewe nanone ngo ntabwo byemewe kuririmba indirimbo werekana ibintu bijyanye no kurasa n'ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo byemewe iyo uririmba indirimbo habaho version ya radio akaba version ya street ariko none radio y'igihugu iradukinira akinyuma version za street tugira nta version ya radio tugira ikibonetse cyose ubwo ibyo umuntu asohoye we byose turakira noneho bizagenda gute urajya hari ugahura n'umwana wiga mu wa kabiri primaire ukumva arimo aririmba saa moya ugahura n'umwana wiga mu wa mbere primaire ukumva ari kuririmba k'inyuma noneho wabanza tubisobanura cyane simbizi ariko atinze gukora azavuga ati none mu nkunda isobanuye bamusobanurire avuga ati ajya kubishyira muri ajya kukagerageza kukagiye niko gukorera abangavu ngo none ngo abangavu batewe inda ngo bangana gutya bagiye gukora pratique teoriya barayumva pratique nayo bagiye kuyikora twarangiza tukitoreza gutya teretse nk'ubwo babifashe bakabikorera abana babo ni gahunda babyumva fresh cyangwa bakabikorera mama wabo cyangwa se mushiki we noneho kwa kundi ari n'iyindi noneho ngo nihiza nanjye numveho ngaho noneho ubwo nyine fate niba ari ndi wakoze ni keretse noneho umugore we nawe ati abamutiye akamutiza wenda nibwo bakumva uburemere bwabyo ikibazo noneho sasa nibwo ndibaza right now ntabwo ntandukiriye gatoya sinzi niba ntandukiriye ikibazo turaza kuza kukibona ku bahanzi tugeze kusa nkaho tubikomozaho gato cyane ikibazo turaza kukibona mu bahanzi k'umuhanzi nyirizina cyangwa hari uburyo turi buze kuza kurasa tukamanuka tukaza kugera noneho sasa ku muproducer ntabwo ari kuri producer kubera ko producer we nta n'ikibazo afite n'ubwo n'urugero nimva hano ndajya kunywa byeri kandi ndabizi neza ko nimva hano ndajya kunywa byeri byo ndabizi ese n'aba producer dufite wenda bazima bashobora kuvuga ati twebwe tugerageza kuba twahereza umuhanzi beat twacuze original apana ibyo twakuye uko byo bivuga baba bashishuye icyo nashaka kubwira aho ngaho ni kimwe ndakubwira ngo ndabizi neza ko nimva hano ndi bujye kunywa byeri ariko nshobora kujya mu kabari ngasanga harimo za dondo ubwonko gusa nimara gufata dondo ubwonko nkayinywa ikosa ni rya nyiri kabari cyangwa ikosa ni iryanjye ikosa ntekereza ko ari irya nyiri kabari
riri ku mpande zombi sibyo wowe ufiteho amakosa kuba wagannye muri Dundu Bwonko kuki wagannye muri Dundu Bwonko nagiye mu kabari nashakagamo byeri ariko nsanze harimo Dundu Bwonko ariko ugomba no kumenya aho ugannye ariko wibuke ko Adam ntabwo ari mu myaka yo gushukwa none ngiye mu kandi kabari mu myaka yifatira icyemezo none ngiye mu kandi kabari akabari sura mubazi ugomba nibyo navuze ugomba no kumenya aho winjira hari ngiye mu kabari narinzi ko harimo byeri kuko nagonze utubari twose gusa ndabona ko ari akabari ninjiyemo ndashaka byeri ariko ninjiyemo umucuruzi yarambwiye ngo sushaka gusinda se hano harimo Dundu Bwonko ariko ugomba no kubaza nicyo kintu ndimo kukubwira sasa rero jewe nigiye muhanzi uriya nyiri kabari kariya kabari ni studio nyiri kabari ni producer none wowe nujyayo akaguhereza ibyo yishakiye kubera ko utazi icyo ushaka mbese utazi icyo ashaka afata icyo abonye icyo gihe uzaba ufite ikibazo ninde ni jewe wagiyeyo nshaka byeri bakama Dundu Bwonko nagutse byumva ufite imyaka yo kwifatira ibyemezo y'akabari azaba umunyamakosa ari uko hajemo leta kubera ko ari gucuruza ibintu bitemewe n'itegeko ariko icyo waba leta itari yazamo cyose uri responsible y'ibyemezo byawe nanjye nje kukubwira rero umuhanzi niwe umuntu ushaka iyo byeri akabari ni studio yego producer ni nyiri ako kabari je ninjye nkamubwira ngo icyo nshaka ni indirimbo akamereza ibihara aho ngaho kuko ntazi indirimbo nshaka ikosa ni ryanditse we ni umucuruzi wowe ntuwe inzoga ariko ntabwo nkuru umujyi none n'ujya Nyamirambo cyangwa ahantu ari hose ukagura umujyi ukagenda hariya ukakwica imodoka rikakugonga ikosa ni iryande ni iryawe cyangwa iryo wari ukugurishije ikosa ubwo ryaba ari iryanjye wagannyeyo ryaba ari iryanjye wagannyeyo ariko icyo gihe nanone hari ibintu turi kugereranya leta nigufatirayo izagutwara nawe bikugurishije ariko izo ngizo ni ingaruka zizamo leta ariko ingaruka za buri umwe ku giti cye uriya yakoze bizinesi wamuha amafaranga ariko wowe wari ufite uburenganzira bwo kutagura abiri ukagura ibisanzwe rero ayo mahitamo yawe niyo uri kuzira ntabwo uri kuzira uriya wabiguhaye kuko uriya ari gucuruza natwe ntabwo twemere ko hari abafite hari abari gucuruza ariko bafite ibya original barahari tubyemere barahari ariko ni wowe ugomba kukimenya kuko pirate zirahari original zirahari terwa n'ubushake bwawe bwo kumenya ngo iki ni original iki ni pirate aho wajya hose uzasanga original uzasanga na pirate niko biri diplomate yigeze kuririmba indirimbo nibanye kuntu yitwa ndavuga ati buriya ziriya saha zose nizakibara baswa impamvu mubona zigurwa nuko zamamazwa bivuze ngo hari ibizima ahubwo nuko bitari ku karubanda ababyamamaza rero ni mwe mufite platform hano okay none sasa abafite ibizima nabo ntibafate ni bya bindi twahereyeho tuvuga ku kintu cya hip hop sibyo hip hop tuyigereranya n'izindi twibaza se kugiye ko twavuze tuti mu Rwanda nabane n'umubare ungana iki w'abahanzi bafite ubushobozi bwo kuzuza arena twabonye ko ubu none ahangaha abo turi kubona mu mitwe yacu turi kubona babiri sibyo abo babiri rero ni ukubera iki ni uko aribo nzobe se ni uko aribo bambara neza se bitandukanire muri quality y'ibyo batanga nta kindi aho ngaho none uretse na arena kugira ngo noneho ubyumve neza tureke iyi arena ya hano dufate intare ya arena iri iyo ngiyo rusororo ahantu bisaba noneho tike ya menshi kujyayo bo bashobora kujyanayo abantu kandi bakajyayo nibyo nakubwiraga uko imyaka igenda ibintu bigenda byisobanura rero mu Rwanda mu myaka 10 ishize cyangwa 8 abanyarwanda bamenyaga indirimbo ishishuye mu Rwanda ariko babyirutse mu kiganiro cyadamu ariko ubu tugeze ahantu umuntu wumva indirimbo akavuga ati indirimbo irasa nka yindi atarinze kumva Adamu rero niba mubona kubwiye ibyo ni ibihe bikemura ibintu ibihe biravuga ubundi nandi bo gutarasa gutya umuntu arambwira ngo ariko Adamu iyi ndirimbo ya Austin na Victor Rukotana injini nshyashya yitwa Igipfunsi ndahimba bitamubwira mana
we yarananyibwiriye ngo iyi ngiyi ni waving flag yo muri ya Kenya no muri Somalia ndabwira sasa rero iyi ngiyi irimo FPR n'ibindi nk'ibyo ngibyo ubwo rero niba FPR nawe igiye kwifatanya n'abajura ubwo tuzabimenya nabyo ikindi gihe ariko iyo ndirimbo ntabwo ari iyabo ni iya Kenya no muri Somalia message irimo ni nziza ariko beat irimo n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo byose birimo ni waving flag byose kandi ugiye kureba none yaranambaje ngo ariko Mondi yari yagarutse nabwira Mondi niwe yaranagarutse nabwo iri mu Rwanda kandi ibyo bintu ugiye kureba akantu kabitera usanga ari akantu kangana gutya akantu kitwa ubunebwe byose nta kindi kuba kubera ko buriya abaproducer cyane cyane n'abakiraho rirakoze ko buriya producer indirimbo abantu basobanukira ibintu by'umuziki mbere yo kujyagenga uwayiperforming bajyagenga uwayitetse buriya niwe headmaster w'iriya projet yose na mbere ko umuhanzi azi buriya producer buriya aba yasinze